Uyu ni umwanya w'isengesho ryo kubohoza ibyacu cyangwa se ibyawe. Wowe unkurikirana hano kuri Team of God TV, nguhaye ikaze. Imana yo mu ijuru iguha amahoro, imigisha yayo, amaboko yayo uyabone mu byo ukora byose. Iri ni isengesho rya mu gitondo ridasanzwe. Ngiye kukubwira amagambo ushobora gukoresha urimo urasenga isengesho ryo kubohoza ibyawe. Nibyo koko buri gihe wahora gusenga, Imana ikaguha amasezerano, ariko ukaguma ku musozi w'amasezerano ugategereza igisubizo ugaheba. Ndagira ngo nkubwire ubyumve neza, wasengaga nabi, ntabwo wasengaga neza, dore uko basenga. Iri ni isengesho senga uko bwije n'uko bukeye, nanjye Imana ikabasha kusubiza. Iri ni isengesho ry'abanyamwuka utabwirwa na buri wese, ariko bakaba barariguhishe. Ndagira ngo ibyo Imana yamishuriye byose ubashe kubimenya muri iki gitondo, nawe ubashe kugira umugisha mu byo ukora no mu byo uvuga byose. Imana yo mu ijuru ibashe kuguha umugisha. Ndashaka ko akaboko kawe karema, ndashaka ko ururimi rwawe rurema. Nibyo koko Imana yarabidusezeranyije, ariko se ni igiki cyihishe inyuma cyo kuba Imana ikubwira amasezerano ariko agatinda gusohora? Ugategereza ikavugana nawe, ugasengera ku misozi itandukanye, ukajya mu butayu bw'amazi, ukajya ahantu henshi, ugatega ukajya hanze y'igihugu kujya gusenga, ukajya ku musozi bakurangiyeho uriho Imana, ukabonana n'abaprofete batandukanye, ariko ntusubizwe. Ukagomeza ubitse inyandiko z'amasezerano. Ni igiki kibyihishe inyuma? Usenga nabi. Ubundi gusenga ni ukuganira n'Imana. Nibyo koko wabyumvishije neza, ni ukuganira n'Imana, kandi ntabwo waganira n'umuntu utaruzi imbere yawe. Wagakwiye kuba usenga Imana uyireba imbere yawe, mu by'ukuri muganira nk'umwana uri kuganira n'umubyeyi. Ni iki kibyihishe inyuma? Hindura isengesho, dore uko uzajya usenga, dore amagambo uzajya ukoresha uri gusenga. Iyi ngiyi ni Team of God TV, ngewe nitwa Prophet Alex. Ndagusabye wowe uhageze bwa mbere, kanda subscribe, ubashe gusharinga ukande na like. Ibyo ngibyo biradufasha kumenya yuko neza wishimiye ubu buhanuzi Imana iba yaducishijemo. Nguhaye ikaze nanone, kandi mbere yuko ntangira reka mbanze nature rino jambo. Ndagukunda cyane wowe duhora tubana, kandi n'Imana iragukunda cyane. Satani yikwihebesha. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ndagira ngo dutangire rino sengesho, turitangirire mu cyanditswe kera, mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri, igice cyawe cya 2 umurongo wa 25. Haranditswe ngo, nzabashumbusha imyaka inzige zariye, n'iyariwe n'uburima n'ubuzikira na kagungu z'abagabo zanjye zikomeye nabateje. Umurongo wa 26. Haranditswe ngo, kandi muzarya muhage, muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu, kuko yabakoreye ibitangaza, kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Imana yo mu ijuru ikwishimire. Ibi ngibi ni umuhanuzi Yoweri yabihanuye. Wowe uri kunyumva, nawe tujye gusengana muri iki gitondo. Ndagira ngo ugire kwizera, uve mu mbaraga z'umubiri ujye mu mbaraga z'umwuka. Hari ikintu ufite wasengeye, umaze imyaka myinshi ugisengera, ariko Imana itaragisohoza, ukaba umaze igihe kirekire kuri uwo musozi. Ndagira ngo nkubwire ngo wagenderaga mu kigare, wasengaga nabi, kuko umusozi wawe uriho ntabwo ari wo runaka ariho. Wowe uri ku musozi w'ikigeragezo cy'ubukene, undi wari ku musozi w'ikigeragezo cy'urubyaro, ariko iteka wagenderaga mu kivunge ugasengana nawe. Amagambo avuze ukaba ari yo uvuga, uko ahamagara Imana ukaba ari kuyihamagara. Ariko ndagira ngo nkubwire, uyu munsi iherere usengere mu ituze ukoresheje aya magambo. Imana irashaka kugushumbusha muri iri sengesho ngiye kukubwira. Uzajya usenga uko bwije n'uko bukeye. Ndagira ngo nkubwire ngo iri sengesho ry'urisenga ku munsi byibuze 2,
Imana izajya igendana nawe mu byo ukora. Imana izagusumbusha ibyawe wabuze, ibyawe wategereje, ibyawe wanyazwe na Satani. Umwuka wera wanyazwe, ibyinshi, ibyo mu mubiri ndetse n'ibyo mu mwuka, byose bizabasha kugaruka ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe burahita buhinduka. Guhera iyi tariki y'uyu munsi, Imana iratangira ikorere mu byawe, ikorere mu bawe, ikorere mu bitekerezo byawe. Mu byo ukozeho byose bibe iby'umugisha, aho ukandagiye hose habaho umugisha. Reka dutangire. Nusenga Imana, jya watura aya magambo. Guhera uyu munsi kuri iyi tariki, uvuge ngo Mana yanjye, sinzaseba, sinzakorwa n'isoni, sinzakorera Satani, ni umubisha. Nzakora ubukwe, nziga nyarangize yose, nzabyara abana benshi kandi beza, nzatunga amafaranga, nzacuruza, nzabona akazi keza, nzakomeza kugusenga, sinzapfa, nzarama hamwe n'abana banjye, hamwe n'umugabo wanjye, hamwe n'umugore wanjye. Twese tuzabona ubugingo. Nzabona ubugingo buhoraho. Nzabonana na Yesu wampfiriye ku musaraba. Nzamukorera, nzicarana nawe, nzamukoraho. Kuko ibyo yankoreye ndabishima, kuko yandemye ankunze. Nzacuruza, nzarangura kure, nzunguka, sinzahomba. Mu by'ukuri ayo ni amagambo wumva asa naho yoroheje uri kuyumva mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka ndagira ngo nkubwire ngo ayo magambo arakomeye. Ayo ni amagambo nkoresha uko bwije n'uko bukeye, uko mbyutse. Ni amagambo nkoresha ndi gusingiza Imana, nyereka ibyo nshaka, niyaturiraho ibyo nshaka, niyaturiraho uko nshaka, ko Kristo angira. Tukiri hano muri iyi si, inshuti bene data, twavutse twambaye umubiri wo gupfa, umubiri uzabora. Umwambaro wambaye ndagira ngo uyu munsi uwiyambure, wiyaturireho aya magambo. Wambara undi mubiri, intwaro ibasha kunesha, umubiri wa tibare, maze nubasha kugera hanze, abana b'abantu, abarozi, abapfumu n'abandi bose bakurogesha, n'abandi batakwifuriza ibyiza, n'abandi bakorana n'imyuka mibi, n'abandi bakorana na Satani n'imbaraga z'umwijima, igihe cyose uzaba wiyaturiyeho aya magambo, nta na rimwe Satani azabona hamenera, kuko ubutware bw'Imana buzaba bukuriho. Ntabwo uzongera kuba ingumba, ntabwo uzongera kuba umuntu ucuruza agahomba, nta muntu n'uyu nguyu, ibyo uzatambuka byose. Reka nkubwize ukuri, igihe cyose nasenganye umubabaro, nkasengana ibyiringiro, nkasengana kunesha, nkasengana imbaraga z'Imana, si rimwe si kabiri natambutse imyuka mibi, natambutse ibyo mwita amarozi, natambutse ibitegano, ariko ntibigire icyo bingira. Si rimwe si kabiri nabonye ubuhamya bw'abantu basenze batura aya magambo, basenga gutya, bakagenda bakagaburirwa ibyo kurya bihumanye, bakanywa ibyo kunywa bihumanye, ariko aho kugira ngo bibice, ahubwo bikababera vitamine mu mubiri wabo. Ndagusabye wowe wari uri kunyumva, hindura isengesho, usenge rino sengesho, Imana iraza ibe mu byawe, kandi uratangira nawe wicare ku musozi w'amashimwe, kubera ko Satani araba atinya urugo rwawe, atinya ubuzima bwawe, abawe ndetse n'abana bawe. Buri kimwe cyose kiraba kiri mu biganza by'Imana. Ndagushimiye cyane wowe twari turi kubana muri uyu mwanya w'ubuhanuzi, wakoze kunkurikirana. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Ngewe nitwa Prophet Alexis. Ndagusaba kugira ngo niba ari ubwa mbere uteranye natwe, ukande subscribe, ndagira ngo mbikwibutse, ukande like, share, maze udusangije
uko uri kwiyumva ndetse n'icyo ushaka ko tuzakuganiriza muri